ari bugaruka avuga ati ya mana jya urakorera burya bwose ntukibaze yuko yayobye, ntabwo yayobye. Buri muntu wese utazi Imana agaruka avuga ati nimureke, Jolly watubwiraga Imana tumupinga, nimumureke azi ibyo akora. Uzi ko Imana yamutabaye, uzi yuko yari ahasebeye. Ubu se ko nari nanze kujyana n'abari abantu byari kungendekera biti, nari kujya he? Urumva icyari gisubiyeho, nashoboraga no kwisanga nagiye muri abo bagabo n'ibindi, ariko kubera Imana nizeye, kubera Imana nakomeyeho, kubera kwemera kugendana nayo mu bibi, mu bikomeye, mu byoroshye, nanjye yarantabaye icyo gihe. Bakundwa, reka mbabwire, iyo wemeye kugendana n'Imana ntigibura uko ikugenzereza. Ntuzagira ikintu na kimwe gituma urekura Imana yawe, gituma wumva ko iby'Imana wabirambiwe. Turabasuhuje mwese bakunzi bacu, Yesu ashimwe. Muraho Kristo Yesu akuzwe. Ndabahobeye cyane, iminsi myinshi tudaherukanye, ariko uyu munsi data yongeye gushima ko tubana. Cyubahiro n'ikuzo bibi ibye. Iki gitondo rero cyangwa uyu munsi wa none data yatugeneye njya mbibibutsa cyane. Ni ukuri ntabwo ari uko hari icyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bugeretseho ubundi. Hari abo tuba tuziranyeho twese, hari abuzi baba bamaze kugera ahacecekerwa, hari uwuzi umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa se umwana wawe cyangwa uyu munsi uri ahantu utakekaga ko yakabaye ari, ariko byagize gutyo gusa bibaho, usanga ari uko bimeze. Rero niyo mpamvu njya mbabwira ngo sinjya mbifata nk'ari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu igihe cyose ntangira mbabwira ngo dufite impamvu yo gushima Imana kubera undi munsi mwiza yatugeneye kugira ngo tunezererwemo. Rero ntihakagire igituma umunezero data yatugeneye ubura. Ntukemerere icyo ari cyo cyose cyatuma umunezero wawe ubura, kandi data aba yakugeneye uwo munezero. Hari byinshi ducamo bitugora, bitugoye, bitubabaza, ariko nukuri nujya ubona bukeye jya uvuga uti data ushimwe kubera yuko bukeye amahoro, kandi uyu munsi wandemeye unshoboze kugira ngo wa munezero wandemeye koko ungereho nkunezerwe. Rero nk'uko mubizi ni Mama Ganza cyangwa ni Aunt Jay cyangwa Jolly cyangwa Umuganwa, kuri abo bose bashobora kuba batanze ayo ni amazina abantu batandukanye banyita, yose ndayemera n'ayanjye, ariko ay'ababyeyi banyise ni Umuganwa Jolly. Rero ndabashimiye yuko muri inshuti zacu z'inkoramutima muhora hafi yacu. Ni ukuri data wo mu ijuru ujye ubashoboza, ahabwa icyubahiro. Reka rero dutangire dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo dukunda rutarondoreka, tugushimiye ineza yawe tugirira uko bwije uko bukeye. Mwami, iyo dusinziriye tukabyuka tubona ineza yawe. Data, iyo tugenda dusohotse mu nzu turagaruka tugakomeza tukavuga ineza yawe. Mwami, iyo tubonye umunsi nk'uyu duhagaze hano nanone twumva twuzuye gushima izina ryawe, ko byose ntabwo ari uko hari icyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu bwawe bugeretseho ubundi. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu ni uwundi munsi wemeye yuko turi imbere y'amaso yawe ndetse n'imbere y'ubwoko bwawe. Ni umunsi wo tugushima tuguhimbaza ko ari wadushoboje. Uwera wa Isiraheli rero hano hantu turi ni ukugira ngo Mwami tuvuge ibyo washyize muri twe. Niyo mpamvu ngo uhamagaye Nyaguhora ku ngoma kugira ngo ntabarige, sinumvikane, singaragare, kuko ibyanjye ibyo byose numva ko nta mumaro byagira nk'uko ibyawe Mwami w'abami byagira umumaro. Rero gitare cyiza, ganza muri jye, aba ari we wumvikana, aba ari we ugaragara, kugira ngo ari we wese uri bumbone cyangwa uri bwakire ubutumwa Mwami w'abami bumugirira umumaro, kuko ku bwanjye ntacyo na kimwe bwabafasha, ariko kubera wowe, kubera icyo wagennye, reka gisohore nk'uko wagiteguye, nta gihe na kimwe kiburizamo. Ubwoko bwawe buha umugisha Mwami, baha umugisha, kandi iryo bumva Nyaguhora ku ngoma ntirice mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo bahe ubwenge bwo kuryuza ku buryo bakomeza bakumva ineza yawe muri bo. Nuko rero Nyaguhora ku ngoma uhabwe icyubahiro kujya gukora ibirenze ndetse ibyo natuye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Uyu n'undi munsi rero data yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Ni umunsi mumbonye bwa mbere, nyuma y'uko mumbona nimikwa
uretse kumfasha gushima Imana. Ndumva nta kindi kintu numva nababwira uyu munsi. Iryo niryo jambo rya mbere. Mwarakoze kunsengera, na nyuma yaho amaze kubona nimikwa, mwarakoze amagambo meza mwambwiye, inama mwangiriye. Nukuri Data wo mu ijuru abaho umugisha. Ndagira ngo rero dusangire ijambo rimwe muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi. Ndagira ngo dusangire ijambo rivuga ngo nukuri igihe cyose cyo tuzashobora kuba ba data, igihe cyose cyo tuzashobora kuguma mu maso, igihe cyose cyo tuzashobora gukomeza kugendera mu nzira ze mu bushake bwe, igihe cyose tuzashobora kuba abo yishimira, nukuri nta kabuza ijuru tuzaribona, tuzaba baraganwa na Kristo, ndabibizeza. Rero uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo Kristo Yesu aravuga ati mu gihe cyose muzashobora kuba abo data yishimira nk'uko anyishimira, nta kabuza tuzabana mu bwami bwe. Ndagira ngo dufatanye gusoma muri Luka ibice 22 umurongo igice cya 22 umurongo wa 28 kugera kuri 30. Navuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe mu byose, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Amen. Yesu ashimwe. Iki gitondo ndagira tuganire kuri iri jambo Yesu Kristo yabwiraga intumwa ze. Uyu munsi wa none ni twebwe tubwirwa. Kristo yaravuze ngo rero ubwo mwagumanye nanjye, mugashobora kwihanganira ibyo nanyuzemo bikomeye, nanjye niko mbasezeranije ngo ntabwo mwakoreye ubusa, ahubwo ndabasezeranya ngo uwo mwanya mwafashe, uko kwihangana mwagize, uko kwizera mwagize muri mwe, uko kwihangana no gukomera muri ibyo bibazo byose mwaciyemo, nanjye ndabizeza yuko ntazabasiga gutyo, ntazaba mu bwami bwa data mu bw'injoyinge jyenyine cyangwa ngo mbunezererwemo jyenyine, nyamara twaranyuranye mu bikomeye. Reka turebe mu nshuti zacu zisanzwe. Inshuti zisanzwe ni ukuri, reka mbabwire, tuvugishije ukuri, hari ahantu inshuti ishobora kukugeza umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe wawe atarigera kugeza, akaba ubwo yaguha ibintu umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe atarigera aguha. Ariko iyo nshuti nayo ubwayo, tuvugishije ukuri ko ari umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso, hari aho bigera agahinduka. Hari aho bigera agahinduka kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, kubera ikini n'umuntu rega yambaye inyama n'amaraso. Ariko uyu Kristo wacu twakurikiye we nta kijya kimuhindura, uko ari uyu munsi niko yahoze, ni nakazahora ibihe byose. Rero niho avugiye ati mwebwe mwashoboye kwihanganira ibyo nanyuranyemo namwe, nanjye mbasezeranije yuko tuzabana mu bwami bwa data. Bwami data yanteguriye intebe y'icyubahiro, yanteguriye intebe iryoshye, intebe yo nzicaramo nkanezerwa, nkibagirwa imibabaro yose, nkibagirwa rya kamba ry'amahwa nambitswe, nkibagirwa rya cumu natewe mu rubavu, nkibagirwa iyo mibabaro yose. Iyo ntebe ndabasezeranya ko ntazayicaramo jyenyine. Haleluya. Data yambikiye ibyiza. Data hari vino yambikiye iryoshye ntarigeranywaho. Data hari ibyo kurya mbikiye ntarigera ndyaho. Ndabasezeranya yuko ntazigera nicara ngo mbirye jyenyine cyangwa nkwe iyo vino jyenyine. Rero bakundwa, reka mbabwire, ikintu kibuze muri twebwe ni ugusobanukirwa Kristo. Dushoboye gusobanukirwa Kristo uwo ari we muri twe, dushoboye gusobanukirwa icyo dukeneyeho, dushoboye gusobanukirwa ibyiza adubikiye cyangwa duteganiriza, ni ukuri ntabwo twakavuye mu byizerwa. Hari aho tugenda ukagera aho ukumva urananiwe. Reka mbabwire, intumwa za Kristo uko ari 12 bagendanye nawe, bagiye bahura n'ibibarushya, bagiye bahura n'ababatuka, bahuye n'abatabemera, bahuye imibabaro baciyemo murayizi. Hari abatwitswe mu mavuta, hari abatewe amabuye kurinda bwo bapfuye, hari ariko ibyo byose nta na kimwe kigeze gituma bihakana Kristo. Uwapfaga wese yaravuga ati nta kibazo munyice, ariko Kristo ndakomeza muhamye, ntabwo nzamwihakana.
Haleluya. Rero nukuvuga ngo nituguma muri Kristo dushoboye gusobanukirwa dushoboye gusobanukirwa ibi byiza atubikiye nkuko hano ijambo ritubwiye muri Luka 22 naho waca mu bibazo bingana bite ntabwo wagira na kimwe gituma ureka Kristo. Nigeze kubaho ubuhamya mbabwira uburyo naciye mu bikomeye nkiri n'umwana muto umukobwa muto nari nshoboye nanjye kuba narara nkajya mu bindi nkajya gushakira ibisubizo muri ba Sugar Daddy nkajya gushakira ibisubizo nkajya gushaka ibyo ndi burereshe barumuna banje mu bagabo nkajya kubishakira ahandi hakagira ubwo nshakira indamu no mu bapfumu ariko ibyo byose kubera Kristo wari muri jye nahaye agaciro nta na kimwe nagiyemo kandi ntabwo byatubujije gukura ntabwo byatubujije kuba abo turi uyu munsi. Reka mbabwire ngo burya ubaye maso ugashobora gutega ugutwi kwa mwuka ukavuga uti Yesu Kristo niwe wenyine nkeneye kumva nyobora dore nayobewe nabuze icyo ngaburira abana uyu munsi nabuze icyo nambara ngo sohoke nje mu bandi no gusekwa nabuze uko nifata nabuze aho nerekera. Uyu Kristo twizeye ashoboye byose. Haleluya. Kandi reka mbabwire ijambo ry'Imana rirabivuga neza ko nta wigeze yizera iyi Mana ngo ayikomereho hanyuma ngo azaburi uko abigenza ngo yikorera amaboko. Nta wigeze wizera Imana ngo ayikomereho ajye mu nzira neza ya yindi yo Kristo amubonamo akanezerwa akamwirata kumva ari ibyirato bye hanyuma ngo abure uko abigenza abure icyarya abure icyagaburira umwana ugira utyo ukabona hari inzira itobotse yutatekerezaga kubera wa Kristo wizeye muri wowe ukamukomeraho. Reka mbabwire ngo ikintu kibuze muri twe no gusobanukirwa Kristo muri twebwe imbaraga ye. Haleluya. Ikibuze muri twe ni ugusobanukirwa ukamenya ko urukundo rwatumye ajya ku musaraba igorogota urukundo rwatumye yihanganira kwambara ikamba ry'amahwa ku bwanjye nawe urukundo rwatumye yihanganira icumu yatewe mu rubavu urukundo rwatumye yihanganira imiruho yose yo tuzi yanyuzemo. Ikitunaniye no gusobanukirwa ngo urwo rukundo yadukunze icyo gihe n'uyu munsi niko akiri ntabwo arigera ahinduka. Kandi reka mbabwire tujye twiheraho n'ijambo ry'Imana rirabivuga kaduhere kuri twebwe nk'ababyeyi. Mubyeyi wabyaye ese nawe utarabyara ufite uwo wareze ese nawe utarabyara ufite uwo wagiriye neza uramufata umugira umwana wawe nubwo atari biological cyangwa utamubyaye mu nda yawe. Mubyeyi nureba neza urukundo rw'ukunda uwo mwana niba gusaba umugati ntumuhereze ibuye cyangwa gusaba umutsima muhibuye niba atagusaba ifi ngo umuhe inzoka niba umwana wawe cyangwa n'uburera atagira icyo akuburana kandi ugifite ese mwumva Kristo we bimeze bite kuri twebwe? Reka mbabwire iyi Mana twakurikisha boye byose kandi urukundo rwayo ntirurondoreka. Hari ubwo yego tugenda ukagera ubwo usa naho ugeze ahanyuma ukumva uragoswe ugeze hahandi ho wumva pe ari inshuti wizeraga ari umuvandimwe ahantu hose wabonaga kayira wagira icyo ukabona harifashe. Ariko reka mbabwire Kristo ntajya buri uko abigenza ntajya buri uko abigenza. Icyo waburiye mu nshuti wizeraga icyo waburiye mu muvandimwe wizeraga hari ubwo Kristo agira atya ukabona acishije inzira hitari ukumva umuntu araguhamagaye wa kera mutaherukanaga ukumva aragutabaye. Ni ukubera iki? Ni ukubera urukundo rwa Kristo muri twebwe ni ukubera urukundo Imana idukunda. Reka mbahereze urugero rutoya. Njya niyibuka nigeze kubibabwira ndi mu gihugu cya Tanzania nigeze kugira ibibazo bikomeye cyane. Umubyeyi twabanaga yitaba Imana umukobwa we mukuru arashaka mbona ntabwo biri bunkundire ko mpita nanjye njyana nawe kandi mukuru bibaye ngombwa ko ashaka ajyana n'abarumunabe ndibona sandi umukobwa mukuru ndavuga no ntabwo najyana n'aba bana kubana nabo aho yashatse kandi anamuruta nawe ubwe ndibaza ko mu myaka muruta niba ntibeshye. Mfata umwanzuro ndavuga ngo ngiye gushaka inzu yo gukodesha. Ndagenda hari hataraboneka izi telefoni ngendanwa zo mu ntoki ndagenda njya kibanda cya simu cyangwa se kuri call box cyangwa se kuri tuvugane niko icyo gihe yitwaga mu Rwanda. Njya kuri tuvugane ndangije envelope nayo ifitemo amafaranga nyirambika aho ngaho mpamagara nyirinzu ndangije bisoza tutanagize gute ntabonye yanzu. Icyakurikiyeho ni iki? Ya envelope nayo ifitemo amafaranga ya nyuma
nyibagirirwa hantu ndagenda. Ariko reka mbabwire, Imana twizeye impamvu mbabwira ngo ntabwo igibura inzira. Yafashe gahunda igutabara kubera ukuntu wayizeye nayo ikanga gukoza isoni izina ryayo. Igira ikigacisha inzira aho utayibonaga. Reka mbabwire ngo uwo munsi marume yarampamagaye. Uba muri Amerika. Ntari mperutse no kuvugana nawe, njya kumva numva arampamagaye ati my daughter, my niece, how are you? I am fine. Ariko yumva hari ukuntu rero mbabwire ge ndemetse, iyo ari uguseka ndaseka, iyo ari ukubabara ndababara, iyo ari ukurira ndarira. Ntabwo njye menya uko kujera amarangamutima yanjye, ibyo njya mbona abandi bashobogeye. Yes, tarananiye. Yari ukurira ndarira, yari uguseka ndaseka, yari umva. Aho magaye yumva ijwi riri hasi, yumva arambwira ati mukobwa wanjye yabaye iki, mubwira ibyambayeho. Ambwira ati rero simfite uko nanjye meze, sindabona akazi, hari ukuntu uyu munsi ntameze neza cyane, ariko nkohereje amadolari. Yanyohereje amadolari 100 ngira ngo icyo gihe nataye ibihumbi 70 by'amatanzaniya. Icyo gihe byari bihwanye n'ibihumbi n'amadolari nyine 70. Yes, anyohereza 100. Aho kanya hamagara undi mushuti wanjye nari mfite ntaherukaga nawe, ari muri Kenya. Arambwira ati how are you my friend, how are you? I'm fine. Ati ko numva ijwi ryawe riri hasi. Ndambwira nti rero ntusanze nyine nari mbabaye, naje kujya ahantu kuri call box, nuko mpata amafaranga nari nsigaranye nari ngiye gukodesha. Niko gahinda unsanzemo, ntariko God is good, all will be well. Ati rero ndahantu muri training, atariko my friend, ati sorry ibyaguhuye nabyo. Ati mfite amadolari 50 ndaje nyakoherereza. Reka mbabwire, uko niko data atabara abamwizeye, uko niko data atabara abamwiringiye, uko niko data nawe aharanira cyane guhesha icyubahiro izina rye. Reka mbabwire, byose ibyo byadukorera n'ukubera ko azi neza ko icyambere cya byose icyiza cyuri bugereho mugenzi akakibona ari bugaruka avuga ati ya Mana jya rakorera. Burya bwose ntukibaze yuko yayobye, ntabwo yayobye. Buri muntu wese utazi Imana agaruka avuga ati nimureke. Jori watubwiraga Imana tumupinga, nimumureke. Azi ibyo akora, uzi ko Imana yamutabaye, uzi yuko yarahasebeye. Ubu se ko nari nanze kujyana n'abari abantu byari kungendekera biti, nari kujya he? Urumva icyari gisubiyeho, nashoboraga no kwisanga nagiye muri abo bagabo n'ibindi. Ariko kubera Imana nizeye, kubera Imana nakomeyeho, kubera kwemera kugendana nayo mu bibi, mu bikomeye, mu byoroshye, nanjye yarantabaye icyo gihe. Bakundwa, reka mbabwire, iyo wemeye kugendana n'Imana ntigibura uko ikugenzereza. Ntuzagira ikintu na kimwe gituma urekura Imana yawe, gituma wumva ko iby'Imana wabirambiwe, gituma wumva yuko gutegereza kwawe wumva kurambiranye, gituma yuko ibyo ucamo byose wumva yuko ari wo mwisho wa maisha. Reka mbabwire, data twizeye arashoboye. Umva rero, uyu ni wo mumaro wo kugendana na Kristo. Mwumvise isezerano adusezeranye, aratubwiye ngo kubera ko mwihanganiye kugendana nanjye mu bibazo n'ibikomeye naciyemo, nanjye mbasezeranyije kuzabana namwe mu bwami bwa data yanteguriye. Haleluya! Tukabana tugasangira ibyiza byose data yanteguriye, kubera yuko nababonyemo kuba bakundwa, babizerwa ndetse haleluya, haleluya, murabizerwa kubera ko mwemeye kujyana nanjye aho ngiye hose, mu byo nciyemo byose. Rero reka mbabwire bakundwa, mwumvise nanjye ubuhamya nabahaye. Nukuri narabonye Imana icyo gihe, si icyo gihe cyonyine, narayibonye kugeza n'ejo bundi nk'uko nababwiye ko muheruka nimikwa. Nukubera Imana. Shobora kubaho mvuka hakabaye hameze nk'ahandi ho Yesu yavuka, bavuga ngo se niki cyakomoka i Nazareti, ni keza kikaka hakomotse, ariko kubera Imana ejo bundi mwarabibonye. Rero reka mbabwire, reka twizere Imana, reka twiringire Imana, reka tuyikomereho, kubera ko niyo kwizerwa. Urukundo rwacu kuri twe mu Cyongereza ngira ngo hari nibwo nabivuga neza, ariko mu Kinyarwanda nagerekeza mvuga ngo ni ntarondoreka, ni ntagereranwa. Nta kintu na kimwe kuri iyi si cyo wahura nacyo cyagukuraho urukundo rwa Kristo. Mu gihe cyose wumva umara amaje uvuga uti napfa nakira, umuswere navuze ngo kama mbaye ndakomeje. Rero
Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Reka duharanire kuba abakristo nyabo mu ngeso zawe, mu ngendo yawe, mu bikorwa byawe, ku buryo n'undi uwo ari we wese wakubona akavuga ati koko nk'uko za ntumwa Petero yihakana Yesu bamubwiye ngo ariko we ngo nuko umwihakana, ingendo yawe, imvugo yawe ni hahandi, yewe wihakana ariko tukubwije ukuri turabona uri umwe muri bo. Rero natwereka ariko tubigenza kugira ngo dukomeze turabizerwa muri iyi nzira turimo ducamo n'ubwo ikomeye, ariko tuzaraganwe na Kristo ubwami bwa Data. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, murakoze ko muduteze amatwi, kandi Data njya mbabwira ngo ntajya hwema, ahora tubereye maso. Uwo rero uwo mwami namwe ahora babereye maso, ahora abagirira neza, ahora baduhera umugisha, kubera ko muradukunda kandi mukabana natwe mu bihe byose, bikomeye n'ibyoroheje, ibyiza n'ibibi, nuko abahereza umugisha utagabanije. Reka dushima Imana. Uhabwe icyubahiro nyaguhora ku ngoma, ushyirwe hejuru kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Dutangira twaguhamagaye tugusaba ko ataba ari twebwe tugaragara, ataba ari twe twumvikana, turizera tudashidikanya ko ariko wabigenje nyaguhora ku ngoma. Ushimwe himbazwe kubwo message y'uduhaye cyangwa se ubutumwa uhaye ubwoko bwawe. Turakwinginze cyane ngo dushoboze ko ku bwacu ntabwo twakwishoboza, niko tubyifuza nk'uko umukozi wawe yabivuze. Duharanira gukora ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere. Mwami w'abami, turaharanira cyane kuzaba mu bwami bwawe, ariko kubera ibyo ducamo twikanga twaguye, twikanga twacitse intege, twikanga twumva gutegereza bitoroshye, ariko byose nk'uko ijambo ryari bivuga dushobozwa byose nawe Kristo. Duha imbaraga, komeza utubere maso, udushoboze, duha imbaraga kugira ngo mwami tuzaba baraganwa n'ukuri, tuzanezezwe no kubana nawe mu bwami bwawe. Icyubahiro n'ikuzo bibyawe, umugisha buri umwe wese udukurikira, kandi ugirire neza buri umwe wese ukurikiye, urwaye umukize, ufite ikibazo mwami kimukemurire, ugowe nk'uko nari ngowe mucira inzira, kugira ngo ashobore gukomeza kugendana natwe, ndetse dushobore kubana kugeza ubwo uzagaruka cyangwa duhamagaye, dushobore kuba baraganwa nawe Kristo. Mu izina rya Yesu dusenze, amen.